rero ndumva uyu munsi wadufasha kugira ngo twisubireho turebe dufashanye n'inzego zishinzwe kurengera abaguzi twahindura imikoranire yacu kugira ngo turenganure abakonsumers bacu kuko nibo batumye turiho kandi nibo dushinzwe kureberera. Bive mu madisikuru, bive mu matraining ya buri gihe, mu manama buri gihe, buri gihe mu bikorwa, icyo mu bikorwa habe hacaro. Ariko nitwibuka gukoresha ikoranabuhanga, fagitire birimo ya message baguha, ko wishyuye uzayijugunya utuse ibiri muri telefone yawe, si ka gapapuro ujugunya, ibiri muri telefone yawe. Niyo mpamvu rero tubakangurira kuyoboka ikoranabuhanga mu kwishyura, mugakoresha ikoranabuhanga. Nukuri nta bujura burimwo. Ikindi kandi serivisi irihuta, ikindi kandi amakuru arabikika ikoranabuhanga, si kimwe n'impapuro. Nyine ngo nabwiye serivisi z'imari zirihuta ukoresheje ikoranabuhanga, serivisi z'imari zirizewe. Ikoranabuhanga rifasha mu kurengera ibidukikije, nukuvuga za modoka twirwa ducana tujye gushaka ibintu za moto, iriya myotsi yose igenda igira iki, nshobora kwicara hano ni mu rugo ntavuye hano nkabwira umuntu akanyororeza ibintu nkoresheje itumanaho. Ikindi ikoranabuhanga rifasha mu kurwanya ubujura, nabibabwiye. Ikindi kandi na gahunda za leta z'iterambere ukuntu ryihuta. Turabakangurira rero gukoresha ikoranabuhanga muri serivisi z'imari. Turabibutsa kandi kwirinda kohereza amafaranga cyangwa andi makuru abantu mutazi. Hari byinshi dukanguwemo, bimwe twatinyaga umuntu akabura n'ahantu yabaza habaye ikibazo kiramutse kibaye, ariko tubonye inomero z'ahantu burangiye namaze no kuzandika. Hari zo muri RURA 39 88 hari ikibazo wagira. Hari no muri transport, hari za kabiri enye 2222. Hari no muri RIKA 39 37. Izi nomero zose ni ukuvuga ko twamaze kuzibona. Noneho ni itumanaho. Iyo dukeneye kuvugana n'abantu, umuntu wese ukeneye kuvugana nawe, kandi ufite amafaranga uyabitsa kuri telefone, ntabwo uyibikaho. Iyo ukeneye kujya kuyabikuza, ukeneye kugira icyo ugura, n'ubundi ujya kubikuza nyine ugahaha. Ubwo telefone ifite akamaro. Ariko hamwe no kuganirizwa bizajya bituma hari ibigenda bihinduka kandi bigenda bigerwaho. Ariko umukiriye ari kwifuza mu buryo bw'umucuruzi, ibyo byose bizajya bituma tugira amakenga no kwiyitaho ku buzima bwacu kugira ngo turusheho kureba ibigendanye n'ibikenewe, kuko ari ubuzima bwacu mbega.